nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukurikiye ikiganiro ibirari by'ubutagatifu, Kristo Yezu akuzwe. Reka tutangize ikimenyetso cy'umusaraba nk'uko tumaze kubigira akamenyero. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mu minsi ishize mwakunze ibiganiro nabahaye ari ikijyanye n'ubutumwa bwa Medjugorje, aho Bikira Mariya arimo abonekera bamwe mu bana batangiye mu 1941 ari abana 6. Ubu usiga abonekerwa ngubu navuga ku buryo buhari akaba ari umwe, ariko nandi akaba bagiye bafite amatariki baboneraho Bikira Mariya abayasezeyeho. Icyo nzi cyo nuko wenda icyo nibeshye kuri Miriana nuko yamusezeyeho, ariko rimwe mu mwaka ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu buri gihe aramubonekera, akaba ari n'umunsi w'amavuko ye, n'umunsi yahimbazaho anniversaire. Ariko by'umwihariko yamubwiye ko impamvu aza tariki 18 z'ukwa gatatu si ukora ko anniversaire gusa, ahubwo nuko ngo mu bihe bishya mu gihe cy'insinzi y'umutima utagira inenge Bikira Mariya, iyo tariki ya 18 z'ukwa gatatu ngo izajya hizizwa cyane muri kiliziya yose, ku mpamvu tuzamenya icyo gihe abazaba bakiriho. Ikindi rero impamvu bigarutseho kuri ayo mabonekerwa nuko kamwe muri twatubuye dutanu Bikira Mariya yatubwiye ko ari nk'aya mihumetso y'akana Dawudi waje kuba umuntu ukomeye, yatsindishije cya gihangange Goliyati. Akabuye kamwe muri aya mabuye 5 nakabe kitwa isengesho ryo mu mutima, oraison. Isengesho rishingiye ku kuzirikana ijambo ry'Imana. Byongeye kandi n'ikiganiro cyakurikiyeho aho twari kumwe na Père Tito, umuyezuiti, aho twaganiraga ku buzima bwa Mutagatifu Ignace wa Loyola. Yatuganiriye atubwira yuko icy'ingenzi kugira ngo umuntu agere ku nzira twahamagariwe, agere ku musozo w'inzira twahamagariwe y'ubutagatifu, yo kunyura Imana, yo gusa n'Imana, ari ugusenga tugatega amatwi Imana kugeza ubwo itugeza aho dukora ugushaka kwayo gusa. Yatubwiye ko ubutagatifu ari ugukora ugushaka kw'Imana, umaze kuhohoka ku by'isi no ku bindi bintu bidafite akamaro bikurangaza, usigara ukora ugushaka kw'Imana. Muri iyo nzira rero isengesho, nashatse ko uyu munsi tuganira kuri iryo sengesho rya oraison mu buryo Ignace wa Loyola yabikoraga. Isengesho rya oraison ntago ari ryavuba muri kinyejana cya 16 gusa, kuko bano batagatifu b'Abespanyol ari Ignace wa Loyola, ari abandi bari mu bisengesho tuzi nka Yohani w'umusaraba, Jean de la Croix, cyangwa se Teresa wa Avila mutagatifu. Abo bose n'abari mu bisengesho bakoze cyane oraison, bakagera kure mu butagatifu rwose. Ntago ari ibyabo gusa rero, iby'Imana ihaye umwe mu bana bayo muri kiliziya biba ari ibya bose, ibagira ngo tubyigireho natwe bitugirire akamaro. Nari mbabwiye rero yuko ntago aribo byatangiriyeho. Tusanga ko isengesho ryo mu mutima ryo kuzirikana ijambo ry'Imana turisanga kuva kera na mu isezerano rya kera. Bazirikana ijambo ry'Imana, ibitabo by'abahanuzi, bakiga gutega amatwi Imana mu bucece. Turibuka nk'umuhanuzi Eliya mu misozi ya Karumeli, igihe Imana yamwiyerekaga mu kayaga gahuhera, nyamara habanje kuza umuyaga usatagura ibitare, habanje kuza inkubi, habanje kuza ibiki, ariko Imana ikaza imusanga mu kayaga gahuhera, agatamya ko ari Imana ije akayisanga. Ntabwo Imana ari Imana y'ibihinda n'ibititira n'ibici bikuba. Muri oraison twigiramo gutega amatwi Imana itubwira bucece, bisa nko muri ka kayaga gahuhera. Dukomeje no mu binyejana byakurikiyeho mu isezerano rishya, tubona le Père du désert, aba ya ntumwa za Yezu n'abazikurikiye
bagiraga igihe cyo gusenga. Na Yezu mu ivanjiri twumvise ngo yaraye ijoro ryose asenga mbere yo gutora intumwa ze. Ohezo rero ni ubwo buryo bwo guhura n'Imana mu kunga ubumwe, ukayirangamira, ukayitega amatwi. Tugeraho kureba ku buryo Mutagatifu Inyasi we abivuga uko yabikoraga. Turavuga muri make, yarumva yabyanditse mu buryo burambuye muri ya myitozo ya roho Père Tito yaretse kutuganirizaho mo gatoya. Hari wenda sinzira twabishyira tukabona bituganiriza ku buryo burambuye. Gusa dushikaje ko ibyiza ari gukora ahubwo iyo myitozo, ugakora umwiherero wabugenewe uyobowe n'umuntu usanzwe abisobereyemo abizi yarawukoze nawe. Hano nagira ngo mbabwire, utakoze uwo mwiherero, utarabasha kwinjira muri ubwo buzima navuga buhambaye bwo guhura n'uwo muntu wihaye Imana, ukora iyo myitozo nawe ukayigukoresha, ni iki hagatanga waba ukora kandi wenda gishaka no kukugeza kure utarenze niyo ukora ibyo wenda bitazigera bigushobokera. Aho bishobokeye ni byiza cyane, Imana iguhamagarira izaguha n'uburyo bwo kubigeraho. Ariko niba uri umubyeyi mu rugo, uri umujene mu nshingano zitandukanye, ugiye kujya ku kazi ugataha ijoro, mu buzima bwa kirayiki, ni iki wakora kugira ngo nawe Orezo nk'uko Bikira Mariya yadusabye nawe uyikore. Orezo rero nta kindi bavandimwe, uko gusenga bucece no kurangamira Imana mu ijambo ryayo bikorwa n'umutima ukunze, wafashe icyemezo cyo gutangira urugendo nta kureba inyuma. Kuko iyo utangiye uru rugendo ugatangira kureba inyuma, uba umeze nka wundi Yezu yavuze ati niba utangiye urugendo ukareba inyuma uba utakiri uwanjye. Ni ugutangira ugakomeza nibwo haza inzitizi ugashaka uburyo uzigizayo, ariko iryo sengesho ni urugendo uba utangiye rukwinjiza rwose mo imbere mu guhura n'Imana. Rero icyo nabasaba ni uko bisaba kwiyemeza. Nicyo kintu cya mbere ngira ngo mbasaba. Intambwe ya mbere ni ugufata icyemezo, ukiyemeza. Muri bikindi biganiro twagiye tugirana n'abandi batandukanye b'abatumirwa, muribuka ikiganiro twagiranye na Faustin umuvandimwe wacu, avuga ati inzira yose igana Imana nta kintu wageraho utabanje kwiyemeza, gufata icyemezo. Icyemezo Imana iha umugisha kandi igashyigikira icyemezo cyiza wafashe. Rero niba wiyemeje gufata icyemezo, ubwo tugiye gukomeza izindi ngingo zikurikiyeho. Ubwo wafashe igihe, ufata icyemezo, uhabwa yewe na penitensiya kugira ngo utegure urwo rugendo, hanyuma ugiye gutangira rero urugendo rudasubira inyuma rwo gusabana n'Imana no kuyishakashaka, utiryarya utanayiryarya, utibeshya utanayibeshya, utagamije kugira abo werekana n'umwe mu maso, utagamije kugira uwo utangaho abagabo. N'ibanga ryawe n'Imana utangiye urugendo, Imana yonyine izagushyigikiramo n'abatagatifu usanzwe wiyambaza. Rero umaze kwiyemeza, witeguye neza, icya mbere rero iyo ugiye gukora isengesho rya bucece no kurangamira Imana binyuze mu byanditswe bitagatifu, uburyo Inyasi abivugamo, Inyasi wa Loyola, ubanza gucecekesha amajwi arimo kuvugiramo ibirangaza, ushaka umwanya aho utagifite ibindi bintu bikurangaje, warangije imirimo yawe cyangwa se nturayikora ariko ufite umwanya uhagije. Urazindutse mu gitondo kare, cyangwa se imirimo wayishoje ni nimugoroba, ugiye gusoza umunsi ukoresheje iryo sengesho. Abantu benshi bavuga yuko byabafashije iyo baritangiriyeho mu gitondo, umutwe utaragira ibindi byinshi biwurangaza, ukabanza Imana. Mbese tukabanza Imana. Muri icyo gitondo rero reka tuba ariho dushyira cyane iryo sengesho. Inyoni zirimo ziravuga cyangwa se wanazitanze kuzinduka mu gihe bigushobokeye, usomye watuje, wagize gute, none wasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nuba ngo wamaze gushyira muri wowe umutuzo, wacecekesheje ibindi byangombwa, urimo urahumeka neza, mva kushyitsa umwuka mu nda, turimo humekera hejuru, ntabwo ufite stress, ntabwo uhangayitse, uratuje. Noneho rero icyo gihe ukurikiza umusaraba, ukambaza Roho Mutagatifu, ugahamagara inshuti zawe zo mu ijuru musanzwe musabana, marayika murinzi wawe se, abamarayika se bandi wiyambaza batagatifu, Bikira Mariya se. Ngiye nkunda gusenga kenshi nahamagaye Bikira Mariya ngo dufatanye na marayika murinzi wanjye. Wenda namwe mufite abo mwiyambaza kurushaho, mufite n'abandi batagatifu wenda niyambaza kurushaho, namwe ndakeka ko mubafite. Niba utanabafite, tangira utekereze muri bone twaganiriyeho, ninde mutagatifu mva wafata akakubera icyitegererezo ukajya umwiyambaza. Ubwo rero urumva aho usengera hashaka kuba mu nguni y'inzu yawe, wawe mu rugo, si ngombwa ateka ko
ntabwo twese tubyuka dufite turi muri za monasteri cyangwa se ntabwo turi abihaye Imana. Mu nzu iwawe washaka icyumba, washaka inguni ushyiramo ishusho, umusaraba, akabuji, ugatangira isengesho ryawe. Hanyuma wamukoze ikintu cy'umusaraba, wacanye buji, noneho ugiye gusoma, wamaze kwiyambaza Roho Mutagatifu n'abandi bamarayika cyangwa se abatagatifu yambaza, noneho utangiye gusoma ijambo ry'Imana. Inyasi wa Loyola kimwe n'abandi bagiye bamukurikiza bavuga yuko ibyiza isengesho ijambo ry'Imana uzakoresha mu gitondo urara urisomye. Tuvuge niba yemeje kujya ukoresha amavanjiri kiliziya yateguye buri munsi, kuko Yezu muri kiliziya ye ahora atuvugisha akoresheje ijambo rye, akoresheje liturujia. Ubwo rero niba ushaka gukoresha liturujia, nanjye nabigushishikariza, ni byiza, ntacyo twaburanye, kiliziya byose yabiteguye. Rero wabanza ugasoma ijambo ry'Imana uzakoresha nijoro, ukarisinziriraho, hari icyo bitanga, hari icyo riri gukora muri wowe. Hanyuma mu gitondo noneho akaba ari ryo ukoresha muri oraison. Iryo jambo ry'Imana rero mu kurisoma, urisoma buhoro witonze. Ubwa mbere ukarisoma ukarirangiza. Ubwa kabiri ugasoma ugenda wumva icyo buri nteruro ikubwira, ukagenda wumva utega amatwi ukarisoma. Ndetse wasanga hari naho iryo jambo ry'Imana wumva rikubwiye directement, si ngombwa gukomeza ibindi, aho ngaho ugahita uhaca akarongo, ugahita wigumira aho ngaho. Ni nka kwa kundi hari umupadiri kubyisha turi mu kiliziya kuri Regina Pacis, aratubwira ngo arimo ashaka kuduvunguriraho kuri oraison, aravuga ati iyo uri gusoma ijambo ry'Imana ukumva harahakunyuze, twikomeza cyane cyangwa ngo amagambo menshi cyangwa n'iryo jambo Imana ishaka gukoresha iguhindura. Atubwira ati bigereranye na kwa kundi uruyuki rwagiye guhova, rugenda ruzenguruka hirya no hino mu turabo, rwasangaho uri bukure ubuki mu rurabo rurimo pollen nyinshi, ruri bukuremo ubuki ushaka, aho ruri buhove rukanyurwa, rukigumira aho ngaho, rutagomeze kujya kuzerera. Nawe rero mera nk'urwo ruyuki, niba ugeze ahantu ijambo ry'Imana uva rikubwira directement, uhita wigumira aho hantu. Hanyuma uhakurure, umere nk'uri kunywa, umere nk'uri kurya iryo jambo, urirye, urikanjakanje, uryiyumvishe, urimire, ariko wabanje kumva uburyohe bwaryo n'icyo rishaka kukubwira. Ndimo ndabivuga numva iyo byashoboka ngo mbyumva namwe ariko mubyumva. Ijambo ry'Imana riraryoshye bavande, ntabwo sinzi umuririmbyi yazabiri yavuze ngo nimusogongere maze mwumve ngo Uhoraho anogera, akunanogera umutima, ngo Uhoraho araryoha. Rero iyo umaze kumenyera gukora oraison, ntabwo ubikora ku ivanjiri gusa, ubikora no ku rindi jambo ry'Imana ryose, ndetse n'inyandiko z'abatagatifu n'ibindi bitabo byiza birimo ibyakujijura. Ubwo buryo butuma uzirikana. Hanyuma Inyasi rero we ahabera akaga, nta wundi nabibonanye, we avuga yuko ngo muri uko gusoma ivanjiri utangira no gufata role. Ushaka gusurinya aho ngaho, ariko ushaka no gufata role, ukavuga ati muri izi ntumwa zayo tuvuga wenda ivanjiri y'umubibyi, cyangwa se ivanjiri y'umwana w'ikirara, cyangwa se ivanjiri y'umuzabibu mukaba amashami, n'ahandi hose. Utangira gukoresha imagination yawe, ibitekerezo byawe bitembera muri iyo vanjiri urimo gusoma, noneho ugatangira kubishushanya. Ugatangira kubishushanya, ukabishusho uko biri kumera mu mutwe wawe n'umutima wawe. Noneho washaka ugafata na role, ukavuga uti muri izi ntumwa njyewe ndinde, Yezu arimo arabwira nde muri aba bose, ni njyewe, ndetse ni mwanya wa Petero, ese ni mwanya wa Natanayeli, mbese bitewe n'ivanjiri uri gusoma role zigiye zirimo, njyewe role ni ese role yanjye ni Yezu ubwe, cyangwa ndi muri ababwira, cyangwa se ni. Hanyuma se hanyura ukamurangamira. Wamara gucengera iyo role winjiyemo, role ntago mu Kinyarwanda se buriya ni, mbese ukamera nk'uri gukina, gufata umwanya muri ibyo biri kuba. Hanyuma wamara kwifata umwanya uko njyewe uruhare rwanjye ndabutse biri kuba muri aka kanya, naba ndi gukora iki muri ivanjiri,
cyangwa se niba ari muri aba bantu heza ari kubwira nire jambo yaba ari kumbwira rindeba directement by'umwihariko. Ni uko gufatamo umwanya. Wamara gufatamo umwanya rero wamaze gusura hahandi hakuguye neza, ukicecekera ukaguma aho ngaho, ukareka iryo jambo rikaba rizima muri wowe. Aho hantu no hazi ibishoko byinshi, kuko ubucece Sekibarabutinya. Sekibarabutinya. Hari abavuga ngo nagize vision, nabonekewe, nagize gute. Oya rwose, icecekere, utuze, wumve icyo Nyagasani akubwira bucece. Gukoresha ibyo bivuga n'ibiki byose si ngombwa, ntabwo ari byo Nyagasani akeneye kugira ngo wumve. Hanyuma muri uko gutega amatwi iryo jambo, nawe ubwawe witega amatwi, muvoma. Ubwo ni agace navuga ka kane, muvoma ziri kubera muri roho yawe ni izihe? Ese ni impuhwe? Ese ni amarangamutima azamutse muri wowe naya? Ni impuhwe? Ni urukundo rw'Imana? Ni ukwanga icyaha cyawe? Ni ukusuzugura ingeso mbi wari urimo? Ni ibiki biri kubera muri wowe muri ako kanya? Ukabitega amatwi. Ese hari icyaha urimo uhanganye nacyo utajya kumenya ko ari icyaha, ntumenye n'ubwo uhangana? None uramurikiwe. Ese hari icyemezo umaze iminsi ushaka gufata, none ubonye noneho umurongo wo kugifata n'ubwo ugiye kugishyira mu bikorwa? Ibyo byose ukabiha agaciro muri wowe. Ubwo rero aba ari umwanya wa wundi ijambo ry'Imana ririmo ryera imbuto muri wowe. Hanyuma rero kugira ngo usoze za mbuto ryeze muri wowe, zeze muri wowe, urazandika. Hari agakarine, kugira agakarine wandikamo ibyo Nyagasani agenda akubwira, ni byiza ntako bisa. Ukiza ushaka agakarine gafite igifuniko gikomeye ku buryo wakagendana igihe kirekire wandikamo nta kibazo ufite. Wigenda ngo nawe kasuku, wigenda ngo ugure nyine shora, ugenda ugure agakayi k'I5 kiba ka 2 gakomeye, kuko ni agakayi k'agaciro, k'igiciro gikomeye. Hanyuma ugende wandikamo ibyo Nyagasani agenda kuganiriza muri iryo jambo rye. Muri uko gufata rero umwanzuro, ushobora muri wowe, muri kwa kwitega amatwi, hari igihe hazamukamo muri wowe icyo Nyagasani akubwiye cyo guhindura, cyangwa se akazamuka muri wowe gusa isengesho rimusingiza. Icyo gisingizo cyandike, icyo cyemezo cyandike. Hashaka guvukamo n'igisabisho cyawe bwite cyangwa se cyabusabira. Ibyo byose bibaye nk'umwanzuro, byandike. Hanyuma uzajya ugenda umunsi ku wundi. Twibutse ko horizon ni buri munsi. Umunsi ku wundi nubikora uzasanga ari ntambwe nyuma y'umwaka uzaba warateye. Nyuma y'imyaka 5 se, nyuma y'imyaka 10 se, uzasanga byanze bikunze hari urugendo Nyagasani ari gukorana nawe. Ikindi kintu nababwira wenda kijye gitera imbaraga umuntu uri gukora horizon, njya mbibwira nabo dusangira ubuzima kubijyanye no gushengerera, wikwiyumvisha ko urugendo urimo rwawe uri wenyine. Nyagasani yagutanze imbere kuko niwe ushaka bwa mbere ko roho yawe ikira, aragutegereje. Noneho ikiza rero nuko iyo saha wasezeranye na Yezu ko n'Imana ko mugiye guhura, Imana Data se cyangwa se Roho Mutagatifu cyangwa se Yezu se, bitewe no mu persona wisanzwe cyangwa se Utatu Mutagatifu muri rusange. Ijuru nta shyari rigira, uwo uhisanzeho niwe musezerana. Hanyuma niba wihemeje gutangira ugafata isaha, gikomereho muvandi. Fata umwanya ukomere uvuga uti iyi ni ya randevu yanjye n'umukunzi wanjye. Hanyuma buhoro buhoro inzitizi zakugoraga zagenda zivaho. Mu minsi ya mbere niba ari mu gitondo wahisemo ibitotsi bizagufata kandi bitajyaga bigufata. Uzabona inzitizi nyinshi, ariko kuzagenda uzigizayo bizagenda bikorohera. Bizagenda bikorohera, bitangire kuba ubuzima bwawe bwa kabiri, seconde nature. Bizatangira kuba ubuzima muri wowe bikorohere. Ariko mbere ko bikorohera uzabanzurwa n'intambara. Nese rero wabona ikintu kiza umuntu agera hatavunitse. Nkuko dushaka kugera ku majyambere y'iby'umubiri tuvunitse tukihakuya n'ibyaroho nuko. Ni mpamvu ubuzima bw'abatagatifu tubera urugero yuko nta muntu nabikira Marisi bw'ikibeho ngo ntawe ugera mu ijuru atababaye. Ubabare rero ntimukagira ngo wenda no kuvushwa amaraso ngo baduce ibisebe, ni bene utwo twose. Ni ukwigiza izo nzitizi byari bituryoheye ku mubiri, tugatsinda umubiri kugira ngo na roho nayo igire ubwisanzure. Bavandi, ndifuza komantere zanyu mumbwira muti
natangiye urugendo, cyangwa se iki ni ikintu sinyumvise kurushaho, ndashaka ibisobanuro kurushaho. Niba hari ibibazo mugize kuri iki kiganiro, nashaka n'abandi bantu bazobereyemo bashaka bategura nanjye ikiganiro bakabisobanura kurushaho, ya mupadiri cyangwa se undi wihaye Imana ukora Orezo, namushaka. Kuko ndahamya ko ngiye ibyanjye biracagase, ariko hari abandi Imana bahaye ingabire zisumbuyeho bamfasha tukabisobanura kurushaho. Rero ikibazo wagira cyangwa inyunganizi byose ndabitegereje muri commentaire. Ikindi nabasaba nuko niba wiyemeje rwose ndagusabye utangire, ntubishyire mu mwaka utaha, tangira ubu ngubu, kuko ntabwo ari iby'ubusa, c'est pas pour rien, ntabwo ari iby'ubusa kuba uguye kuri iki kiganiro wenda utari wanabiramutse. Ahari wenda Nyagasani araguhamagara gutangira uru rugendo kugira ngo uve hahandi wahagamye, Orezo iguteza intambwe aho wahagamye ukaharenga. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu tuvuga icyarimwe ngo hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.